ntabwo ari ubuhanuzi bw'itorero, ni ubuhanuzi bw'igihugu. Ijisho ry'Imana riri ku gihugu cyacu. Hano imbere isi yose izatangarira igihugu cy'u Rwanda. Hari Imana ifite inzira zirenze uko abantu batekereza. Yo lekos enemonde pa, amahanga menshi agiye kumenya igihugu cy'u Rwanda, agiye gutangara ibyo abantu bibwira, ibyo abantu bifuza, ibyo abantu batekereza, ibyo abantu bagambira, si ibyo Imana igambiriye. Ibyo abagome bagambira, ibyo abanyamashyari bagambira, ibyo abagambanyi bagambira, ibyo abifuza ko iki gihugu cyazima, ntabyo. Inzira z'abakomeye zirafungwa, ariko inzira z'Imana ntizifungwa. Rero Imana yacu ifite inzira. Inzira z'abo wari wizeye zafungwa, ariko inzira z'Imana ntizifungwa. Hari igihe wizeye umuntu, ukizera umuntu, ukamwizera ukagira ngo ni Imana, ariko namubwire ngo hejuru yabo hari imbaraga z'Imana. Ndajya mubwira abanyarwanda ko ijisho ry'Imana rituriho. Ijisho ry'Imana rituriho. Kristo ari kutwigisha, ariko azatwereka n'inzira tunyuramo, kandi ijisho ry'Imana rituriho. Ijisho ry'Imana riri ku banyarwanda, ijisho ry'Imana riri ku bantu bayo. Amaso y'abantu yo bayatuvanyeho, ariko ijisho ry'Imana rituriho. Amahanga yose agiye kumenya ko ijisho ry'Imana riri ku gihugu cy'u Rwanda. Isi yose igiye kumenya ko ijisho ry'Imana riri mu gihugu cy'u Rwanda. Isi yose hano imbere igiye gutangara, imenye ko ijisho ry'Imana riri ku gihugu cy'u Rwanda. Afurika igiye gukanguka, ikanguka kubera ko ijisho ry'Imana riri ku gihugu cy'u Rwanda. Ndimo ndumva rero iyi miyaga yose muri kubona, hirya y'iyi miyaga isi igiye gukangurwa n'ijisho. Uri ubuhungiro bwacu Mana we, Mwami wanjye tuzakugumaho. Uri ubuhungiro, uri ubuhungiro bwacu Mana, uri ubuhungiro bw'ababyeyi, Mana we tuzakugumaho. Imbaraga zawe zizahorana natwe, imbaraga zawe zizahora kuri twe, imbaraga zawe zizahorana natwe, Mana yanjye Mwami we tuzakugumaho. Imbaraga zawe zizahorana natwe, imbaraga zawe zizahorana natwe, imbaraga zawe zizahora kuri twe, Mana yanjye tuzakugumaho. Hallelujah. Ijisho ryawe riri kuri twebwe, ijisho ryawe riri ku bana bawe, ijisho ryawe riri ku gihugu cyacu, Mana we tuzakugumaho. Ijisho ryawe riri kuri twebwe,
ijisho ryawe riri ku babyeyi, ijisho ryawe riri ku bana bawe, bana we tuzakugumaho. Ijisho ryawe riri kuri twe, ijisho ryawe riri ku bana bawe, ijisho ryawe riri ku gihugu cyacu, bana we tuzakugumaho. Shima Yesu. Ijisho ryawe riri kuri twebwe, ijisho ryawe riri kuri twe, ijisho ryawe riri mu gihugu cyacu, muhumure turi kumwe n'Imana we. Ijisho ryawe riri ku babyeyi we, ijisho ryawe riri ku bakobwa, inkoni yawe niyo ituragiyeyo, Mana yanjye we. Uri imbaraga zacu, uri imbaraga z'abakwizeye, uri imbaraga zacu, Mana yanjye tuzakugumaho. Uri imbaraga zacu, uri imbaraga z'abakwizeye, uri imbaraga zacu, Mana yacu tuzakugumaho. Uri imbaraga zacu, uri imbaraga z'abakwizeye, uri imbaraga zacu, Mana yanjye tuzakugumaho. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, reka muririmbire. Uri Imana we, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, Mana yanjye we, reka muririmbire. Uri Imana wadukuye kure, uri Imana waratwimanye, uri Imana kandi uzahora uri Imana, Mwami wanjye we, reka nkuririmbire. Hari ibintu Yesu yakoze mu buzima bwawe byagutera kuba ngo ijisho ry'Imana rizahora ku buzima bwawe. Ukwiye gushima Imana kuko Imana yacu ari Imana yo kwizera. Hari ibintu Yesu yakoze ku bana bawe, hari ibintu Yesu yakoze mu kazi kawe byagutera gushima Imana, byagutera guhimbaza Imana. Uri kumwe natwe Mana, uri kumwe natwe Mana, uri kumwe natwe Mana we, ibimenyetso birahari. Uri kumwe natwe Mana we, uri kumwe natwe Mana, uri kumwe natwe Mana we, ibimenyetso birahari. Uri kumwe n'ababyeyi Mana yanjye we, uri kumwe n'abacuranzi Mana we yo, uri kumwe n'abakwizeye Mana, ibimenyetso birahari. Uri kumwe natwe Mana, uri kumwe natwe muturwanirire,
wadukuye mu rupfu twarabibonye, waratugaburiye twarabibonye, ibimenyetso birahari, waratwimanye twarabibonye, waraturwaniriye Mana we, waduhaye agakiza Mana twarabibonye, ibimenyetso birahari, wadukuye kure twarabibonye, wadukuye kure twarabibone, wadukijije amahembe twarabibonye, ibimenyetso birahari, wadukijije abarozi twarabibonye, wadukijije karande twarabibonye, wadukijije amahembe twarabibonye, uri kumwe natwe Mana we. Naundi wasa na Yesu, naundi wasa nawe, naundi wasa na Yesu, naundi wasa nawe, naundi wasa n'umwami wanjye, naundi wasa na Yesu, naundi wasa na Yesu, oh, naundi wasa nawe, Yesu niwe utanga agakiza, Yesu niwe utanga urubyaro, Yesu niwe utanga ubuzima, naundi wasa nawe, naundi wasa na Yesu, naundi wasa nawe, naundi wasa nawe, naundi wasa nawe, umva nagenda ngeze hose hose, nashakashatse hose hose, nazengurutse hose hose, naundi wasa nawe, nagenda ngeze hose hose, nashakashatse hose hose, nazengurutse hose hose, naundi wasa nawe, naundi wasa na Yesu, naundi wasa nawe, naundi wasa na Yesu, naundi wasa nawe. Haleluya! Imana ishimwe. Naundi wasa n'umwami wacu Yesu, niyo mpamvu tugomba kumuririmbira. Yesu ujye umuririmbira, umuhimbaze, umutaramire, kuko nta wundi wasa na Yesu, ntawe, nta n'uwo uzigera ubona. Yesu arihariye. Turashima Imana ko Imana iturinze, turashima Imana ko Imana ituzigamye. Amazina yanjye ni Harerimana Werarisi, ndi umugabo nkunda gusenga. Turashima Imana ko Imana iri kumwe natwe. Turaganira ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 32 ku murongo w'8 no turaza kuganira, kandi ndazi neza ko uraza gufashwa mu izina rya Yesu. Nta wundi wasa na Yesu, nta wundi uko byamera kose, nta wundi muhwanye, nta wundi wasa na Yesu. Imana ishimwe. Hari ijambo ry'Imana rivuze ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ariko Mana we, nzakugira inama, ijisho ryanjye
rizakugumaho. Iri jambo ndagira ngo urifate ku mutima wawe, urishyira ahantu, urigire desere y'iyi minsi turimo twinjiramo. Nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Asubiramo, ijisho ryanjye rizakugumaho. Nongera asubiremo nanone, ijisho ryanjye rizakugumaho. Dodoni we, asubiramo, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ariko Mana yanjye we, nzakwigisha. Iri jambo ko numva rigiye gutuma mpaguruka. Nzakwigisha nkwereke inzira unyura. Cyambere no kukwigisha nkakwereka inzira unyura. Hajya ni Moses. Nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama. Noneho aha haraganyisha, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ijisho ryanjye rizakugumaho. Reka mbabwire, ijisho ry'umwana w'umuntu rihumbya ryari? Rihumbya haje ivumbi. Ijisho ry'Imana ntabwo rijya mu ivumbi. Ijisho ry'umwana w'umuntu rireka kureba ryari? Wasinziriye. Imana yacu nishinzira. Umuntu wese nkurikiye ndavuze ngo ntiyakire ubuhanuzi. Nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ijisho ryanjye rizakugumaho. Nushaka ufate hano mu gatuza uvuge ati aho, ijisho ryanjye rizakugumaho. Icyambere kukwigisha, icya kabiri kukugira inama, icya gatatu kukwereka inzira, icya kane ijisho ry'Imana rikakugumaho. Ubu naho nahita bamwe mwakereza ijambo ry'Imana nkataha. Icyambere nzakwigisha. Imana yacu irigisha. Cyambere kukwigisha. Kukwigisha abantu, kukwigisha inshuti, kukwigisha ibihe, kukwigisha ibigeragezo, kukwigisha. Nzakwigisha. Cyakabiri nzakwereka, kukwereka inzira unyuramo. Mani kwigira kwigisha. Ijisho ry'Imana, ijisho ryanjye rizakugumaho. Nje kukubwira ko amaso yose y'abantu naho yakuvaho, ijisho ry'Imana rizakugumaho. Ijisho ry'Imana rijya rikugumaho. Nje kukubwira ko ijisho ry'Imana rijye kukugumaho. Nje kukubwira ko Imana igiye kukwereka inzira. Abantu benshi muri iyi si babuze inzira. Aho turi kujya hano imbere abantu benshi bazabura inzira, ariko wowe uri kumwe n'Imana, ijisho ry'Imana rizakugumaho. Kandi Imana izakwereka inzira kunyuramo. Abantu benshi bafite ubwoba bibaza ngo ariko turaca mu yihe nzira? Haleluya. Abantu bari kwibaza ngo turaca mu yihe nzira? Imana ije kukwereka inzira. Zakwigisha nkwereke inzira unyuramo. Imana ije kukwigisha. Imana ijya yigisha umuntu.
ikamuvanamwo ibikoma, ikamuvanamo ubuseviri, ikamuvanamo ubuginga bwose, ikamwigisha rwose agacyara, akaba icyuma gicyaye. Imana ikwigisha ryari? Amashuri y'Imana si kimwe n'aya hano mu isi twiga. Imana ishaka kukwigishiriza mu muryango, Imana yakwigishiriza mu bavandimwe, Imana yakwigishiriza muri karitsiye, Imana yakwigishiriza mu itorero urimo, Imana yakwigishiriza ahantu hatandukanye. Imana yakwigisha, ariko icyigisho cy'Imana yari iri kukwigisha ikwereka n'inzira. Itandukaniro ry'ishuri ry'Imana nuko Imana ikwigishe, ikwereka n'inzira unyuramo. Iyo uhuye n'icyigisho ari Imana ikwigisha, ikwereka n'inzira, kubera yuko ibiri kugutegura kuzakuvanamo umuntu udasanzwe, ibiri kugutegura kuzakuvanamo umuntu uzatungura isi, uzatungura amahanga. Iyo umuntu azakomera, Imana iramwigisha. Imana irakwigisha ikakwereka indyarya, Imana irakwigisha ikakwereka abakubeshya ko bagukunda batagukunda, Imana irakwigisha ikakwereka uburyo abantu bateye, hanyuma yarangiza ikakwereka inzira yo kunyuramo. Uhumure, iri kukwigisha igiye no kukwereka inzira unyuramo. Imana iri kukwigisha igiye no kukwereka inzira unyuramo. Ntabwo irakwigisha gusa ngo ikwihorere, ntabwo irakwigisha ngo igute mu nzira, irakwigisha ikwereke inzira unyuramo. Ntabwo irakujugunya mu nzira ngo uhure n'abagome, ngo uhure n'abagambanyi, ngo uhure n'abicanyi, ngo uhure n'abarozi, uhure n'abashaka gucukura urwobo, uhure n'abifuza ko waroye. Ni Imana ikwigisha ikakwereka inzira unyuramo. Wahuye n'ibigeragezo ariko impamvu bitakwishe, Imana yagiye ikwereka inzira, hanyuma iri kukwereka inzira unyuramo kugeza igihe uzagera ku masezerano. Imana imuhumure, izatwereka inzira. Inzira z'abana b'abantu zose zafunzwe, ariko inzira z'Imana ntabwo zafunzwe. Inzira z'amahanga zafunzwe, ariko inzira z'Imana ntabwo zafunzwe. Inzira z'ibihugu byo hanze zafungwa, ariko inzira z'Imana ntizifungwa. Inzira z'abakomeye zirafungwa, ariko inzira z'Imana ntizifungwa. Rero Imana yacu ifite inzira. Inzira z'abo wari wizeye zafungwa, ariko inzira z'Imana ntizifungwa. Hari igihe uba wizeye umuntu, ukizera umuntu, ukamwizera ukagira ngo ni Imana, ariko nakubwira ngo hejuru yabo hari imbaraga z'Imana. Ndabwira umubyeyi nkurikiye, ibyo yari yizeye atabonye kuko yari yizeye, hari inzira z'Imana. Imana irakwereka inzira unyuramo. Uzi impamvu? Nuko abo wari wizeye bagukuyeho amaso, ariko amaso y'Imana yakuriho. Hari igihe wizera abantu ukagira ngo barakureba batakureba, ariko ijambo riravuze ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Turashimira Imana ko abantu bajya badukuraho amaso, ariko ijisho ry'Imana ryo ritugumaho. Lekosika elefai. Iyo tugeze mu bibazo, abantu badukuraho amaso, ariko Imana yo ijisho ryayo riba rituriho. Rimwe na rimwe umuntu wese yageze mu bukene cyangwa mu bibazo bitandukanye, hari abantu bamukuraho amaso bakamwibagirwa, ariko nubwo bakwibagiwe, ijisho ry'Imana rizakugumaho. Nkuzana ubuhanuzi, nkuzana ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi ku ijisho ry'Imana, kandi iyo rikugumyeho urakomera.
iyo rikugumyeho urarama, iyo rikugumyeho ugera ku cyo ushaka, kuko rikugumaho. Kuki rikugumaho? Rikugumaho kugira ngo Imana ikurwanirire, rikugumaho kugira ngo rikuneshereze. Ijisho ry'Imana rikugumaho kugira ngo rigutsindire ibigeragezo. Ijisho ry'Imana rizakugumaho. Rikuvuyeho wapfa, rikuvuyeho abaterekera baguhitana, rikuvuyeho abagambanyi bakwica rwose, rikuvuyeho abaguhiga baguhitana, ariko ijisho ry'Imana rizakugumaho. Na cya gihe uba uri mu bibazo, ijisho ry'Imana riba rikuriho. Na cya gihe uri mu bukene, ijisho ry'Imana riba rikuriho. Na cya gihe ufite intambara zitandukanye, ijisho ry'Imana riba rikuriho. Ijisho ry'Imana riri kumwe nawe rikurwanirire. Na cya gihe ubona ubuzima bwanze, ijisho ry'Imana riba rikuriho. Na cya gihe ubona amadeni ari menshi, ijisho ry'Imana riba rikuriho. Na cya gihe ubona babuze bagufata mu mugongo, ijisho ry'Imana riba rikuriho. Ndajya nkubwire ngo ijisho ry'Imana rikuriho. Ndajya nkubwire abanyarwanda ko ijisho ry'Imana rituriho. Ijisho ry'Imana rituriho. Kristo ari kutwigisha, ariko azatwereka n'inzira tunyuramo, kandi ijisho ry'Imana rituriho. Ijisho ry'Imana riri ku banyarwanda, ijisho ry'Imana riri ku bantu bayo. Amaso y'abantu yo bayatuvanyeho, ariko ijisho ry'Imana rituriho. Amahanga yose agiye kumenya ko ijisho ry'Imana riri ku gihugu cy'u Rwanda. Isi yose igiye kumenya ko ijisho ry'Imana riri mu gihugu cy'u Rwanda. Isi yose hano imbere igiye gutangara, imenye ko ijisho ry'Imana riri ku gihugu cy'u Rwanda. Afurika igiye gukanguka, ikanguka kubera ko ijisho ry'Imana riri ku gihugu cy'u Rwanda. Ndimo ndumva rerayi. Iyi miyaga yose muri kubona, hirya y'iyi miyaga, isi igiye gukangurwa n'ijisho riri ku iki gihugu. Ijisho ryanjye rizakugumaho. Bu ntabwo ari ubuhanuzi bw'itorero, ni ubuhanuzi bw'igihugu. Ijisho ry'Imana riri ku gihugu cyacu. Hano imbere, isi yose izatangarira igihugu cy'u Rwanda. Hari Imana ifite inzira zirenze uko abantu batekereza. Yo, lekos enemondere pa, amahanga menshi agiye kumenya igihugu cy'u Rwanda, agiye gutangara. Ibyo abantu bibwira, ibyo abantu bifuza, ibyo abantu batekereza, ibyo abantu bagambira, si ibyo Imana igambiriye. Ibyo abagome bagambira, ibyo abanyamashyari bagambira, ibyo abagambanyi bagambira, ibyo abifuza ko iki gihugu cyazima, ntabyo babonye. Ijisho ry'Imana rituriho. Ijisho ry'Imana rituriho. Hano imbere, isi yose izamenya ko ijisho ry'Imana riri ku gihugu cy'u Rwanda. Ndikumva amakuru rwose, reka nangaze, ndimo numva ijisho ry'Imana. Isi igiye kubona ko ijisho ry'Imana riri mu gihugu cyacu. Hari abantu bagiye gukanguka kubera Imana twakoreye, kubera Imana irinda abantu bayo. Hari abantu bari basinziriye bagiye gukanguka, hari tangoya zinimo. Hari abantu bari basinziriye bagiye gukanguka kubera ibyo Imana igiye kuzakora igihugu cy'u Rwanda. Hari abantu biteguye kubona duseba, hari abantu bagiye gukanguka. Hano
hano imbere uru rugamba ruzashira, izi ntambara zizarangira, uru rugamba ruzashira, izi ntambara zizarangira we, uru rugamba ruzashira, izi ntambara zizarangira, nubwo wabona bikomeye, Imana twizeye irakomeye we, uru rugamba ruzashira, izi ntambara zizarangira, ukuboko kw'Imana kuri kumwe n'abantu bose bayiringiye, ukuboko kw'Imana kuri kumwe yo rerata kosika erebondere moria sharamori, uru rugamba ruzashira, izi ntambara zizarangira, uru rugamba rw'amagambo rurashize, izi ntambara zizarangira we, nubwo ubona bikomeye, urusaku ari rwinshi, muhumure muri kumwe n'Imana we, Imana yacu ntigitsindwa we, duhumure turi kumwe n'Imana, Imana yacu ntigitsindwa we, duhumure turi kumwe n'Imana we, Imana yacu ntigitsindwa we, nubwo ubona bikomeye, urusaku ari rwinshi, uru rugamba ruzashira, izi ntambara zizarangira we, uru rugamba ruzashira, izi ntambara zizarangira, ijisho ryanjye rizakugumaho, bazakuroga, ijisho ry'Imana ribikureho, ibyo uzacamo ijisho ry'Imana rizakugumaho, humure uri kumwe n'Imana, kandi Imana igiye kukwereka inzira, kandi inzira igiye kukwereka ni inzira iri mu byose, kandi Imana ije gufata amaboko, uhumure uri kumwe n'Imana, Imana ikweretse inzira, ijisho ry'Imana riri kuri twe, riri ku buzima bwawe, riri mu gihugu cyawe, riri ku bana bawe, riri mu muryango wawe, riri muri famiye yawe, abarozi basakuze, indwara zihaguruke, Satani agusakurize, bwira Satani ngo ijisho ry'Imana riri kuri twebwe, ijisho ry'Imana rije kukugumaho, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona bitoroshye, nubwo ubona Satani agusakuriza, ndagira ngo umenyeshe ngo ijisho ry'Imana rikuriho, wikangwa n'amagambo y'abantu, wikangwa n'inzangano z'abantu, wikangwa n'abaguca intege, wikanga n'abagucukura urwobo, wikanga n'abagukanga, wikangwa nabyo, ijisho ry'Imana rikuriho, amaboko y'Imana akuriho ngo akuramire, wowe nkurikiye amaboko y'Imana akuriho ngo akurwanirire, amaboko y'Imana akuriho ngo agukureho agasuko k'abadayimoni, amaboko y'Imana akuriho ngo akuramire, ay'abantu yananirwa ariko ay'Imana ajya ananirwa, ijisho ry'Imana rikuriho ngo rigukangire, iyo Imana irebye ibiduhiga bicikamo igikuba, iyo irebye ibiduhiga bihera mu nyanja, Imana igukangire ibyo ari bigukanze, ijisho ryanjye rizakugumaho,
aho uzajya hose ijisho ry'Imana rikuriho. Ndagira ngo usengere kuko sinshaka gutinda. Ijisho ry'Imana rikuriho. Ndagira ngo usengere. Uhumure, uhumure yewe uhumure, Imana iri kumwe nawe. Uhumure, uhumure yewe uhumure, Imana iri kumwe nawe. Elewa zaire contre mo eremo. Dufite Imana, dufite Imana, dufite Imana iducira inzira, dufite Imana iturwanirira, dufite Imana ikura agasuzuguro, dufite Imana ikura impfu, dufite Imana ikingura imiryango, dufite Imana itanga umugisha, dufite Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, dufite Imana izingura, dufite Imana iturwanirira, dufite Imana idutsindira, n'ubutari ubu yaraturwaniriye. Iyi Mana turayishimye. Tekita eremondere pai. Aho ugeze aho tugeze aha ngaha, twabonye imbaraga z'Imana. Ndabwira abantu bakutse umutima, ndabwira abantu bihebye, ndabwira abantu bahangayitse ko mu ijuru hari Imana irebera hose icyarimwe. Dufite Imana ivuguruza imigambi ya Satani. Dufite Imana ijimenya abarengana, dufite Imana igikoze isoni ryarya, dufite Imana ijimenya ko umuntu akeneye ubutabazi. Bela kosika eremondere fai. Urarwaye, umaze igihe urwaye, Uwiteka aje gutabara. Umaze igihe ufite imanza, Uwiteka aje kuburanira. Umaze igihe byaragucanze, Yesu aje kubivangura. Umaze igihe ufite amadeni, Yesu aje gucira inzira. Umaze igihe urimo ufite ibikomere, Yesu akuvuye ibikomere. Yesu niwe uca inzira aho zitari. Ijisho ry'Imana rizakugumaho. Abantu bagukuraho ijisho, ariko amaso y'Imana kuriho. Ijisho ry'Imana rikuriho, rizakugumaho. Imana izakwereka inzira. Inzira zose ntabwo abantu bazisibye, ntabwo bazishobora. Imana ifite inzira. Imana ni ifite umwuka w'umuntu. Imana ifite ubwenge. Imana ifite iterambere. Imana ifite ahazaza hawe. Ahashize urahazi, ariko ahazaza naho uzi. Ndikumuka Imana mbwira ngo akiri ihumure kuko Yesu arakubohoye. Reka ngusengere. Nimba utarakizwa, usure muri aya magambo uvuge ngo Mwami Yesu, mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nakoze byose ubimbabarire. Unkure mu gitabo cy'urupfu, unyereke mu gitabo cy'ubugingo. Fata amateka yanjye mabi uyahambire, uyajugunye kure. Vuga ngo Mwami Yesu, ziko nta kikunanira, ushoboye byose. Weri itariki ndakwiyeguriye Mwami. Umbabarire, umpe imbaraga zo gusenga, umpe gucyanuka muri byose, nzabona ubugingo buhoraho. Urakoze kumbarira ibyaha byanjye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Nimba udafite urusengero ukwegereye, wakomeza kudukurikira kuri channel yacu Gusengerwa. Hanyuma kandi nimba uri mu mujyi wa Kigali, wadusanga kuri toro ryacu kuri ADPR. Hanyuma no kuri sheto rya Sheri kuri ADPR, tukagushyikiriza abashumba bakakugira inama, bakakuyobora inzira zo gukiranuka, ukabatezwa ukamwana w'Imana. Hanyuma ndakuraritse kandi ejo dufite amateraniro meza cyane kwa gatatu, dufite ibihe byiza, tutagumana koze Imana batandukanye. Nawe ndakuraritse ntuzabure mu izina rya Yesu. Uwiteka azabana nawe. Turashimira Imana kandi ko Imana itajya ikiranirwa ngo ibagirwe imirimo y'abera. Rero ndabararitse mu bijo muzabe tubane mu materaniro, kandi tuzagira ibihe byiza kuko dufite Imana yumva amasengesho.
hanyuma reka dusenga Imana. Ufite ibyifuzo, ufite uburwayi, ufite amadene, urakubona bikomeye, ufite ibintu ubona ko utashobora, ariko mu ijuru hari Imana ibishoboye. Ijisho ry'Imana rizakugumaho. Reka tugusengere kandi nawe wizere kuko Imana ishobora byose. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'amasezerano, uri Imana ikomeye. Tuzamuye ibyifuzo by'Abanyarwanda, tuzamuye ibyifuzo by'ababyeyi, tuzamuye ibyifuzo by'itorero, tuzamuye ibyifuzo by'igihugu, tuzamuye ibyifuzo by'abakobwa, tuzamuye ibyifuzo by'abasore, tuzamuye ibyifuzo by'imfubyi by'abapfakazi. Buri muntu wese icyifuzo afite turakizamuye, ngo mwereke inzira, umugire inama, mwereke inzira, kandi ijisho ryawe rimubeho. Umurwanirire, umutsindire ibigeragezo, hagarika imbaraga z'abadayimoni, abarwayi bakize, abarwaye indwara z'amayobera, abarwaye indwara z'amadayimoni. Turasora amadayimoni mu bantu, imyuka mibi, aya marozi turayirukanye. Turasengera abakobwa, turasengera abasore, turasengera ababyeyi, turasengera buri muntu wese. Mwami, ufite intimba n'agahinda umuruhure, ufite uburwayi bwananiranye umukize, ufite ibikomere umuhumurize. Turasenge umuntu wese udukurikiye ngahure nawe. Relasha contre mandre pa. Ibyafashe umugongo we, ibyafashe amavi ye, ibyafashe umutwe we, ibyafashe amaso, ibyafashe mu nda he, turirukaniza imbaraga. Rela ere contre man. Migozi y'abademo turayicagaguye, reka umwuka wera ganze kandi ateke muri byose. Mwami, urakoze kugeneza abantu bawe, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha mwese abadukunda, kandi umuntu wese wifuza kugana muri studio yacu, Nest Studio, niwe tumuhaye ikaze ngo aze. Ukeneye indirimbo, uko indirimbo z'uhimbaza Imana, ukeneye n'ibindi twagufasha muri Nest Studio, byose turabitunganya. Umugisha w'Imana abeho.